Tari kinini umunsi n'uyu furo ziteranye dore urakowe uragiye sezera shenge shiti n'abavandimwe zivuye amazina ye ishi inyubero y'igikaka ruhare rwashema imfura zishengereje ikizigenza yanze guturana n'abatindi barwaza bwakingwa zabagabira iko yabahaye garubunduka byabateye kuririmba simugomwa ya nkerabigwi yerenga munyarwanda komeza ibirindi mfura nawe wagabanye wakugabiye ntukamukamire mu cyitoze kirazira kikaziririzwa utarayikamisha wugurura amarembo ukera garubundukira hataha tari kinini umunsi n'uyu furo ziteranye dore urakowe uragiye sezera shenge shiti n'abavandimwe ni munyemerere mbaramutse mwe mwese mwitabye karame kugira ngo umuco wacu ukundurame maze gutarama mu Rwanda bikunde bihame nshuti bakunze b'inkira y'abahizi muri iyi minsi murabizi ko ikoranabuhanga riri ku muvuduko uri hejuru iyo rikoreshejwe neza bitanga umusaruro ku muryango mugari ariko kandi iyo rikoreshejwe nabi nabyo bigateza ibyago ku barikoresha kuri umugoroba rero nk'ibisanzwe mu rugo rw'igitaramo ndirugaraganirikana umugambi ingoga avuga n'imbaraga imbere z'amarere yitwa Nshimiyimana Silas uyu mugoroba tugiye gutaramana ariko kandi tugiye kurebera hamwe uruhare rw'umuco n'ikoranabuhanga mu kunganira uburere mboneragihugu kuri umugoroba tugiye gutaramana nande mboni mpayijuru nshuti nk'amaguru muri aho agira imana n'amahoro turashira imana tugaye ikaze mu nkerabizi kuri televiziyo Rwanda murakoze cyane nyemerera wibwira abo tugiye gutaramana kuri umugoroba nitwa mboni mpayijuru nkaba ndi umurezi wigisha ku kigo cya Mount Carmel School mu karere ka Gasabo nkera y'abahizi ndayikunda kandi numva nanjye ndi umutaramyi byahamye tugaye ikaze rero mu nkerabahizi murakoze cyane hano kandi turi kumwe n'urubyiruko n'abana biga mu mashuri abanza b'ikigo Mount Carmel School
namwe tubaye ikaze. Murakoze. Abana ni amahoro. Ni amahoro. Jero, amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza turashima. Gasabo se nka muri yarabonetse? Inka muri yarabonetse kuko imvura yagiye isimburana n'izuba n'imicyo, ntacyo dushinja Imana. Hari amasaka yeze mu Rwanda? Amasaka hari aho bahinze imbere, buryo aho bahinze imbere batangiye kugenda basarura. Mbere yuko twanzika munyemerere mitorero Mount Carmel School Mbaye Rugari babanza bataramira abanyarwanda. Ndirwagiza bigana byangaramba mwiza kurwaremeza mu gitata mu bahisi. Ndirwamiza baratiringana mu gitamo ndumukono. Ndirwamiza ngo bamwe utindiro tugitiko. Reka nongere mbaye ikaze munyirabeheze kuri televiziyo y'u Rwanda. Abanyeshuri muri aho? Tubaye ikaze. Jero, nyemerera nawe nongere ngo ikaze. Murakoze cyane. Nk'uko twabikomojeho ko tugiye kurebera hamwe uruhare rw'ikoranabuhanga n'umuco mu kunganira uburemboneragihugu, wowe ubona ikoranabuhanga n'umuco byunganira na bite? Ubona ari isano bifitanye? Murakoze. Icyo ni ikibazo cyiza. Ikoranabuhanga n'umuco bifitanye isano, ndetse bifitanye isano ikomeye, kuko iyo urebye tugendeye nko ku bisobanuro cyangwa se igisobanuro waha nk'umuco, yaba nk'imyitwarire cyangwa imyifatire ndetse n'imibereho y'umuntu muri sosiyete yakuriyemo. Iyo myifatire n'imibereho akomora ku bamubanjirije, ndetse buryo tuvuga ababanjirije mu guhera ku babyeyi, uko kuzamuka iyo mico, iyo myifatire, iyo mibereho, iyo migirire ya buri munsi
niyo iremye umuco. Burya kandi umuco iyo wacitse baravuga ngo agahugu kadagira umuco karacika. Niyo mpamvu rero uwo muco niwo navuga nawita nk'indangamuntu, ndetse mu rwego rw'ahantu n'aho ari, ukamutandukanya umuntu, ukamutandukanya n'iyindi sosiyete runaka, umunyarwanda ukamutandukanya n'umurundi kubera umuco we. Ikoranabuhanga rero ryo rikaba uburyo bwo kugira ngo ubuzima bworoshye, abantu boroshye ubuzima, ariko buriya ubuzima bworoshye abantu babworoheje ariko bataciye umuco byarushaho kuba byiza babihuje. Bifitanye isano rero kuko burya bifatanirije hamwe byatanga umusaruro kuruta uko kimwe cyaba nk'ikibangamira ikindi. Murakoze cyane. Turebeye hamwe ibijyanye n'ikoranabuhanga, ariko cyane cyane umuntu atsindagiye umwotsi ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, hari abavuga ko iyo zikoreshejwe nabi cyangwa se muri iyi minsi usanga hari ukuntu bibangamiye ibijyanye n'ubusabane bw'umuryango. Urugero, jya nko gusura abantu bakujya mu muganire wenda bakicana na televiziyo kandi wafashe umwanya wawe. Abana bagera mu rugo kugira ngo bagire umwanya wo kuganira n'ababyeyi, yaba bakiri bato bakiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye n'abandi bamaze kugimbuka, wagira nko mu muryango ugasanga bose barahuze bibere ku mbuga nkoranyambaga. Ubona imigirire nk'iyo ubona igira uruhare ki mu kwangiza sosiyete nyarwanda? Murakoze cyane. Ifite uruhare runini kuko utanze ingero nziza, aho si n'ibyo byonyine, wabona n'izirenze izo, aho ndetse byatumye n'abana batakigira abo banubaha. Ugenda ugiye ku muryango runaka ugiye no kubasura, umwana ukabona araje kwatsa telefone. Nicyo kintu cya mbere akoze. Twebwe tubibonera mu mashuri, aho byagiye byangiza ndetse n'uburyo bw'imikurire cyangwa n'imikorere n'imitekerereze y'abana, kuko n'ubu ngubu hari umwana umuha nka wo mu waka cyangwa se umukoro wo mu rugo akabaza bya AI ngo biriya koranabuhanga ririya koranabuhanga, ugasanga umwana aho kugira ngo atekereze akoresha ubwonko, arakoresha iyo AI cyangwa se iryo koranabuhanga bita ngo na artificiel. Ugasanga biri kugenda byangiza ubwenge bw'ubukorano. Bigaragarira rero no mu mitekerereze, bidindiza imitekerereze y'umwana no mu mikurire ye. Ugasanga buri gihe noneho nta nubwo aba responsable wo kumva ko agiye guhangana n'ikibazo runaka ashaka igisubizo, ni kumva ko igisubizo azagikura ahandi. Burya rero umuntu yakoze gutyo yumva ko hari aho agomba gukura igisubizo mu buryo bworoshye, biba byatangiye kwangiza. Ababyeyi nabo kandi nuko uzayibona ntibakibona umwanya wo kugira ngo baganire n'abo bana, ugasanga bahugiye mw'ibyo. Ingo nyinshi ziranasenyuka. Niba mwarabibonye, hari ingo nyinshi zigenda zisenyuka kubera n'amatelefone. Ugasanga umugore ahugiye muri telefone, umugabo ahugiye mu yindi, ugasanga ibintu byinshi byangiritse. So rero bifite uruhare runini mu kwangiza sosiyete. Nta nubwo ari sosiyete nyarwanda gusa, ni sosiyete muri rusange. Nk'abarezi muri bamwe mutanga umusanzu wo kurera, bajya bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Iyo ugiye kwitegereza usanga umwana ahantu habiri abaho ingenzi, ni waba mu rugo, ari umuntu yakwita muri sosiyete nyarwanda, ariko kandi naho amara igihe kinini, amasaha menshi ku munsi, ari umuntu yakwita ku ishuri. Ibyo bibazo byose mu burezi muhangana nabyo, muteza ingaruka, muzitwaramo mute? Murakoze kandi buriya mu burere navuga ko harimo ibiganza bibiri. Harimo ikiganza cy'ababyeyi, hakabamo n'ikiganza cy'ishuri. Bikaba ibiganza bibiri umwana agomba kuzamukiraho. Nk'uko mwari muvuze, uburere buruta ubuvuke. Tugira uruhare rwo kuganira n'ababyeyi. Tujya tugira inama, tugatumira ababyeyi tukaganira, ndetse tukabereka ingaruka ziri gutuma abana, kuko baranadindira, biza kwa kundi twabivuze, mu mikurire no mu mitekerereze biradindira. Ugasanga abana umusaruro uri kugenda ugabanukaho kugira ngo uzamuke, umusaruro ukagabanuka. Tujya tugira rero umwanya tukaganira n'ababyeyi kugira ngo dufatanye. Ntabwo umwana akwiriye kuba nk'umuzigo cyangwa se umuzigo ku mubyeyi gusa. Bya bindi ngo ibintu bajya bavuga ngo nyiri umupfu niwe ujya ngo hanuka, ariko ntabwo umwana yamugeranya n'ibyo. Ariko tubikoraho. Abana kandi nabo tujya tugirana ibiganiro tukabereka. Abana biga umuco? Abana biga umuco. Dore nko ku ishuri ryanyu? Cyane, kuko
ngira ngo hari mu gato bakunoshoreyeho ntabwo ari iby'uyu munsi, urabona ko atari iby'uyu munsi. Abana rero tugenda tubigisha umuco, si n'umuco gusa, tukabigisha indangagaciro, tukabigisha na za kirazira, kugira ngo bagumye bazamuke kandi baziyubake, bubake n'igihugu, bazubake sosiyete nyarwanda yo kugira icyuho cyangwa se bazibe n'icyuho cyaba kigenda kigaragara bitewe n'iryo koranabuhanga rikoreshejwe nabi, ariko turahaba kandi tubona bigenda bitanga umusaruro. Iri ni itorero. Iri ni itorero. Yitwa ngo iki? Imbangukiragutsinda. 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 Mugira ikivugo cy'itorero se? Abangaba haba harimo amasibo bikagira ngo baragera kuri urwego cyane, ariko tugiramo amasibo mu kigo uburyo isi bigenda igira ikivugo cyayo. Aha, mu itorero mwigamo iki? Muco nyarwanda ni mugari, ni munini. Mwiga gusakuza, guca imigani. Hagira abasakuza twumve. Nitwa Agatesi Jessica, niga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, nkaba niga ku kigo cyitwa Mount Kama School. Nitwa Bandeshiyo Iyora, nkaba niga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, nkaba niga kuri Mont Carmel. Gamusakuze. Soma. Sogokuru aryoha boze. Umuneke. Sakwe sakwe. Soma. Njya nkurya. Urusenda. Sakwe sakwe. Soma. Icwende ryanjye ribaye kuremba ndikoreyemo. Ukwezi. Sakwe sakwe. Soma. Muzanuru akuhomba agakoma. Udutwi tw'ingurube. Sakwe sakwe. Soma. Zenguruka duhure. Umukandara. Sakwe sakwe. Soma. Ndarangenda nkirirwa ngenda. Umugezi. Sakwe sakwe. Soma. Kundeba ndaguha. Nyengenge. Sakwe sakwe. Soma. Abana banje barara bahagaze bwacya bakaryama. Imyugariro. Sakwe sakwe. Soma. Abana banje babyina bose. Imirya y'inanga. Reka tubashimire, tubaha amashyi. Turabasuhuza tubifurije amahoro. Turabasuhuza.
uwampaye inka y'ineza mwiturindi nzayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutosha urukundo uwangabiye inka we ndacyamuta datara nkunda yangabiye inka we ndacyamuta yangabiye inka nziza ndanganire n'abandi ndacyamuta urahurahura uwangabiye inka we ndacyamutasha uwangabiye inka we uzongera ugabire uwampaye inka ine mwiturindi nzayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutosha urukundo uwangabiye inka we ndacyamutasha uwangabiye inka we uwampaye inka y'ineza uzongera ugabire uwampaye inka y'ineza mwiturindi nzayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutosha urukundo uwangabiye inka we ndacyamuta umugabo ku rugamba yangabiye inka we yangabiye inka nziza izakamira umuryango urahurahura uwangabiye inka we mama we uwangabiye inka we uzongera ugabire uwampaye inka y'ineza mwiturindi nzayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutosha urukundo uwangabiye inka we ndacyamutasha nahore wararaye nanone wararaye rugamba mugabo wananiye abagambanyi nahore wararaye nanone nahore wararaye nanone inka yacu n'umukara runyagira nduru n'umukara nyamibwa mu bakobwa izirusha impuhwe ruramba ruteye yose byirina iyo manzi wehiye iyo manzi we manzi we iyo manzi we manzi nawe ntukababare manzi we iyo manzi we manzi nawe ntukababare ababyeyi b'iwacu bateze ingore abahungu b'iwacu bagakama inka abakobwa b'iwacu batanga amata manzi we iyo manzi we manzi nawe ntukababare manzi we iyo manzi we manzi nawe ntukababare urunani rwacu ko turi batatu maze uwa kane naza kuturobora azamenye ko tuzamubwira windi we manzi we iyo manzi we manzi nawe ntukababare barakoze cyane Jero biragaragara ko mu mashuri mutoza neza abakiri bato ariko se uretse kuba mubatoza kubyina ni zihe zindi ndangagaciro zijyanye n'umuco mu batoza abakiri bato yego murakoze murabizi na mbere hose kandi n'ubu ngubu u Rwanda dufite umuco mwiza rukagira itorero dutorezamo
abana abakuru bigendanye n'ikigero kigezweho, bakabatoza kandi bakabatoza umuco. Ni ikintu cyiza, navuga ngo ni umurongo mwiza leta yashyizeho. Ntabwo rero n'ibigo by'amashuri ndetse by'umwihariko ikigo cyacu twigiye tujya kure, nka kwa kundi nahoze nkubwira kandi nkubwira ko ababyeyi kubera no guhora bashakisha bizamura urugo, bizamura umuryango, ndetse noneho n'ubonye akanya kugira ngo agakoreshe ikoranabuhanga bakariha umwanya, bakariha n'urenzeho, bakabura umwanya wo kugira ngo baganire n'abana babatoze. Twe ku ishuri rero tufata uwo mwanya abana tukabatoza umuco nk'uko nabikubwiye, n'indangagaciro, ndetse mu muco tukabatozamo kunoza ururimi rw'ikinyarwanda. Tukiri aho ubundi ujya ubibona ababyeyi benshi baterwa ishema n'uko umwana bumva avuga indimi z'amahanga. Wajya mu rugo gusura ababyeyi, umubyeyi akumva nyine umwana anavuga icyongereza neza cyangwa igifaransa neza, ari ishema. Ugasanga ababyeyi benshi ndetse n'ibyo barimo kugenda bahibibikanira muri iki gihe kugira ngo umwana amenye izo ndimi, ikinyarwanda gikasa nkaho kibagirana. Ibyo rero navuga ngo ni byiza ko abana bamenya indimi zose, ariko badataye ururimi gakondo, kuko twebwe bonsemo umuco. Twebwe tujya tubibona kandi tukabireba, ndetse dusa n'ababikora n'ubushakashatsi tukagerageza. Umwana ukiri hasi watangiye yiga ikinyarwanda neza, burya kiramufungura ukabona arafungutse. Ni byiza ko indimi bazimenya. Ibyo nari mvuze rero, murabizi ko hari imvugo zatewe mu kinyarwanda, kumva umwana ngo naje natariye, ngo uyu munsi ukumva aho yavuze intama ngo ni intama. Bene nk'ibyo ngibyo rero twarabibonye kandi tugenda turwana nabyo. Abana rero tukabatoza kunoza ikinyarwanda, kubera ko tuzi ko tubizi neza ko kibumbatiye umuco nyarwanda. Si ibyo gusa, ariko biga n'ikeshamvugo, imvugo iboneye ku bitandukanye, ku mata. Urabizi ko ku nka, buriya inka ni itungo abanyarwanda duha agaciro, kandi inka iranagakwiriye. Burya inshuti, kiranga ubucuti nyabucuti no hambere ahangaha umuntu yahaga undi nka, n'ubu kandi inka ziratangwa. Inka ari ikimenyetso cy'imibanire myiza, cy'urukundo, ndetse n'ikimenyetso cy'ubukungu. Tukiri aho, reka mbabaze ndebe ko by'umbwira ari byo. Gerageza urebe rwose, ndabizeye. Abana ngo mwiga ikeshamvugo, babaze ku nka. Ntibavuga kurangiza gukama, bavuga ngo iki? Guhumuza. Ntibavuga ibyatsi banaguza inka, bavuga ngo iki? Inkuyo. Ntibavuga aho bamena amase y'inka, bavuga ngo iki? Kicukiro. Bavuga Kicukiro y'umujyi wa Kigali? Icukiro. Ntibavuga ko inka yarakeyeho gukamwa, bavuga ngo iki? Yatetse. Niho amashyi numva mubizi. Reka nimuke njye no ku kindi. Njya ku kindi? Yego. Tujya ku mata n'igisabo? Yego. Ntibavuga igicuma kinini bacundiramo amata, bavuga ngo iki? Igisabo. Ntibavuga agati bavurugisha amata, bavuga ngo iki? Umutozo. Ntibavuga aho batereka amata, bavuga ngo iki? Uruhimbi. Ntibavuga kumanika igisabo, bavuga ngo iki? Kujijisha. Kukijisha. Mwongere mwihe amashyi. Muzi amasano yo mu kinyarwanda? Yego. Amasano y'abantu? Yego. Ntabwo mumbeshya. Musaza wa mama wawe mwita nde? Marume. Naho se mushiki wa papa cyangwa wa data? Masenge. Mushiki w'umugabo wawe akitwa nde? Muramukazi. Yitwa? Muramukazi wanjye. Abavandimwe se b'umugore wawe babita ngo iki? Baramubanjye. Baramu bawe. Mwongere mwihe amashyi.
mujya mwiga guca imigani Yego. ducira umugani mugufi umugenurano akatubwira n'icyo usobanuye. Azamura akaboko. Ntawe? Imigani murayiga migufi? Yego. Akimuhanakazi imvura ihise. Urahaguruka tubwire amazina yawe. Nitwa Gatesi Jessica nkaba niga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza nkaba niga ku kigo cya Mount Kama School. Akimuhanakazi imvura ihise bisobanuye ko buri munsi ntabwo urajya utegereza ubufasha bw'abandi bantu. Murakoze cyane, baguhe amashyi. Nitwa Rwimugabesha Nisheje niga mu mwaka wa 5. Umugani mu bugufi nayo njye kuvuga igiti kigororwa kikiri gito, bisobanuye ngo ntago wabwira umwana ikintu yarakuze ngo agifate, ahubwo umwigisha indangagaciro akiri umwana kugira ngo azazikomezanye. Baguhe amashyi nawe. umugani w'umugenurano ngiye kubabwira uravuga uti inyana ni iya mweru, bivuze ko umwana imico afite yayikomoye ku babyeyi bamubyaye. Murakoze cyane, baguhe amashyi. Nta wundi ufite umugani? Muzi guca umugani muremure? Kera habayeho Bakame n'impyisi bahana igihango, bigira inama yo guhinga urutoki, maze Bakame aza kugambanira impyisi. Icyo gihango bahanye kirashira, singe wahera hahera impyisi na Bakame. Urakoze cyane, baguhe amashyi. Uratubwiye ngo Bakame n'impyisi bagiranye igihango. Igihango ni iki? Igihango ni icya abantu banywana amaraso kugira ngo babe bavandimwe ariko bataravuye mu ndimwe y'ababyeyi. Ariko bataravuye mu ndimwe y'ababyeyi. Mwari ntanyunganizi ku gihango? Yego, murakoze. Igihango ubundi ni umuhango kandi ni umuco nyarwanda wagaragazaga urukundo rukomeye ruri hagati y'abantu babiri. Uwo muhango wakorwaga rero n'abantu babiri biyemeje kugira ngo bakomeze ubucuti bwabo. Nk'uko umwana yarabivuzeho, bacanaga ururasago kunda bombi bakanywana amaraso, bakaba bahanye igihango cyo kugira ngo hatazagira uhemukira undi, ndetse uwahemukiraga undi igihango cyaramukurikiranaga. Nta wahemukiranaga undi rero buriya mu Kinyarwanda abantu bahanye igihango basa na bya bindi, nuko byaje kugaragara ko bigenda ahari abantu kubera n'abazungu ibyo batuzaniye by'ubukristo bikagenda abari ababanzwe bakavuga ngo barabanzwe, burya nabyo byabaga ari igihango bahanye, ariko aho ngaho ho byabaga ari ikimenyetso cy'ubucuti bukomeye abantu bagiranye kandi nta wahemukiraga undi kuko cyaramukurikiranaga. Murakoze cyane. Abana mwabyumvishe? Yego. Igihango ngo ni iki? Ni igihe abantu banywana amaraso kugira ngo bagumane ubucuti buhoraho. Agira umuzamura akaboko tubwire, haguruka utubwire. Ni igihe abantu banywana amaraso. Igihango ni igihe abantu banywana amaraso kugira ngo bagire ubucuti buhoraho. Ubucuti buhoraho. Igihango ni igihe, igihango ni umuhango, ariko nabyo biri mu nzira ntacyo. Ariko hari abandi hano bataravuga. Mwarimu ntabwo mwumvishe ibyo yavuze? Batabyumvise mbwira mbisubiremo. Ntabwo mwabyumvisha neza? Reka mwarimu yongere asubiremo. Mwari, igihango ni iki? Nari mvuze ngo igihango ni umuhango wakorwaga n'abantu babiri biyemeje kugira ngo bakomeze ubucuti bwabo kandi baburage ndetse n'abana babo he kuzagira uhemukira undi. Bawukoraga rero
bacana indasago munsi y'umukondo, buri wese akanywa amaraso y'undi, hanyuma bagaheraho bumva ko buri wese abaye inshuti ikomeye kandi ntagire uhemukira undi. Uwahemukiraga undi baravuze ngo yahemukiye igihango, kandi iyo uhemukiraga igihango byaragusamaga cyangwa byakugiriraga ingaruka zikomeye, byaterwaga n'ibyo mwiyemeje kuzakora mu bucuti bwanyu. Ubwo rero nawe niba bikubaza ubivuge mu magambo make. Naba byumvikanye. Ngaraka nongere mbahe rugari mutaramira abanyarwanda. Mbega abahungu bahuje ibirenge bagabo bampaye inka, iyo mwiriwe narungu muri kotanira abahungu mwe, yo ni kotanira Rugogeza bigama rwagaramaza gukona mutwatanya muzinga maze gushama cyane ndigera bese cyongeye mu nkuba sinkomi nabaze nshyubaye mu Intwari byahabire kuze mama we yego ho Rugogeza bigama rwagaramaza muri gukona bese ni inkotanyi nziza Rugina ati ndurujyamingagura yuko inyamibwa zabegwa n'umurego, atwara umurongo wananiye abaswa, ababaji bawugize neza bawusesekaje inkindi ku mubiri, rwema ni rwo rutuma batanazi baruteye, yabakirugezamo intoki yumva intwari zirohera kwa n'amati, yakabuwe n'intwari mu muhuru arirekeraye, asanga ababisha bateranye mu kwamasheringe rineko, ubwo ingoma y'amakondera y'inyaga iwabo nihaba amahoro, iyehe se nyamibwa mwe aha
amazi Mama we. yishesha abona ijambo ingabo y'igitego gihoza ibyuma ngabyanamiza mba ku rugamba nkambuza ababisha utindira uti indi ndwara irwaza ku rugamba iyo ruhinangerasana n'ikoma kabugu icumu ryanjye n'urushegesha ababisha ashenguka asanganirwa n'intore ko makona bisikimbaganza arambanane batinya byawowe mama we murakoze cyane bamfashe tubaha amashyi itorero imbangukira gutsinda barakoze cyane jero kagira imana izi nizo ntore z'ejo hazaza yego ni u rwanda rw'ejo ni u rwanda rw'ejo kandi urabona ko hari icyerekezo hari icyerekezo muri iyi minsi hari ibibazo bitandukanye byugarije urubyiruko harimo gukoresha ibiyobyabwenge n'ibindi bibazo byinshi birimo ingeso mbi kandi muri urwo rubyiruko usanga hari n'abajya banyura mu mashuri yewe ugasanga hariho n'abagifite ababyeyi bombi ayo mpamvu mbivuze ni uko hari igihe bavuga ngo umwana yabuze kirera akagira kibyara ariko akabura kirera mwebwe nk'abarezi mu mashuri ni iki murimo gukora kugira ngo nibura mu minsi iri imbere ibibazo bigende bigabanuka urundi rubyiruko rukiga kugira ngo batazahura nk'ibyo bibazo ejo hazaza hari uko twatangiye tubivuga ko umwana agomba gukurira ku biganza bibiri kandi ibiganza bikagenda umujyi umwe ntihagire igisiga ikindi umwana akabizamukiraho ikiganza kimwe ni ikiganza cy'ababyeyi cyangwa cy'umuryango avukamo hakabamo n'ikiganza cy'ishuri ibyo biganza byombi bigomba kunganirana kugira ngo hamwe hatazamuka ahandi hakamanuka hakaboneka icyuho niyo mpamvu nk'uko insanganyamatsiko iri kubitubwira aba bana bacu turagerageza guhuza umuco n'uburezi kandi n'uburere tubategura ejo hazaza kandi ibyo tubikora tubereka n'ingaruka nibyo twahoze tuvuga uru rubyiruko ureba uzareba n'abakoresha izo mbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe ibyo baba bavugiraho bya bindi tuvuga ngo ibyo twahoze tuvuga ngo uburere burutuvuke kandi ngo inyana ni iya mweru rimwe na rimwe akabura ahantu akura umuco akava ku ishuri yagera mu rugo akabura umuco rimwe na rimwe ugasanga ntibyuzuzanya ikindi rero buriya hari ibintu tujya twibwira cyangwa se tutari twashyikira neza tukumva ngo umwana yaracutse tukabaterera iyo ngiyo ariko buriya umwana wese ukibasha kuba afite abamwitaho ntabwo bakwiriye kurekera aho ngaho niyo mpamvu umwana akwiriye kugumya kugirwa inama yaba ari ku ishuri kandi yaba ari mu rugo bakungikana bagafatanya kandi noneho n'igihe agiye mu buzima bwo hanze akagumya gukurikiranwa agahabwa inama noneho na ya sosiyete nyarwanda yagutse umwana ntatereranwe kuko nk'uko mubibona umwana yazamutse gutya agahabwa indangagaciro ntekereza ko uwo murongo mubi cyangwa se iyo myitwarire isa gutyo ntabwo yayijyamo pe niyo mpamvu rero ni uguhozaho kugeza igihe ubona ko hari aho umwana ageze nawe yashobora kugira abandi azamura akabageza ku rwego rwiza. hari ibintu byinshi bitakiboneka nk'ibikoresho abana biga ibintu bitandukanye mu bitabo akiga inka mu bitabo gukama ariko akaba atarabona aho bakama hano i Kigali urabona turatuye ni ukubaka gusa hari umwana babajije bamwereka inka baramubaza ngo uriya nka ngo ifite irihe barababwira ngo isa nk'irindazi nawe ngo isa nka shokora mwego mubigenza mute mwakoze cyane kugira ngo mwunganire b'abana nubwo biga umuco ariko n'ibindi bigiye bitandukanye bagira amahirwe ko babimenye murakoze cyane ndagushimiye ku kibazo cyiza nk'icyo reka mbanze nshimire ababyeyi batugirira icyizere bakaduha abana bashimira ahangaha yenda ntihabura n'abaza kuba batukurikirana bashimire uruhare bagira mu kugira ngo dufatanye kurera aba bana kandi nshimire n'ubuyobozi bw'ishuri rya Mont Carmel uko bagenda bategura aba bana mureba tugenda tugerageza kubereka ibintu bifatika bitari byo mu magambo basura inzu ndangamirage ndangamuco bakagerayo icyo nshinyemo ababyeyi nuko iyo tubibabwiye tuti dufatanye uruhare rwabo bararukora kandi nibura umwana akagenda akabona icyitwa akabona aho bakama akabona aho benga
atari ukubyumva gutyo harimo n'abana b'i Kigali batazi n'urutoki ntawe yarubonye atazi ngo barenga atazi ngo umutobe uva hehe atazi ngo amata ava hehe ahubwo hari n'abo ubwira uti amata ava akabwira ati ava ku igare kubera ko amagare ari agenda agemura amata kuri ariko iyo umwana wamweretse ko barakama benga igitoki gutya dore ndetse uko baboha dore ibyabohwaga ndetse byaba na byiza dore ingumi iramvuye mu ruhu bayirema gutya ukagenda ukabereka turabikora rero bagenda basura ahatandukanye kandi berekana ibifatika bikava mu magambo cyangwa se bikava mu byanditse bikajya mu bifatika bakabibona ni ukuri tubona kandi bidufasha n'abana ukabona ko hari icyo ni nako kwiga ubundi umuntu yakagombye kwiga akoraho apana kwiga mu mutwe nta nubwo ari inyigisho zigezweho umwana yakagombye kwiga akoraho areba gutyo turabikora rero kandi tubona hari icyo bitanga umusaruro. Reka ngushimire rero nk'umurezi ko baje gutaramira televiziyo y'u Rwanda ukaganiza abanyarwanda kandi nshimire n'ubuyobozi bw'ishuri Mount Carmel School ko waduhaye aba banyeshuri kugira ngo batwereke aho bageze babigisha indangagaciro z'umuco wa Kinyarwanda aho biga kubyina ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko babitweretse. Shishikariza n'ibindi bigo bitandukanye bifite ibigo by'amashuri biri mu ntara nabyo bishobora kuvunyisha bikaza gutaramira abanyarwanda kuri televiziyo. Iyo dufite n'amatora atandukanye akorera hirya no hino mu gihugu mushobora kuduhamagara kuri telefone ya 0782 29 22 30 mukavunyisha namwe mukazaza gutaramana na televiziyo y'u Rwanda mugataramira abanyarwanda. Jiro mwakoze cyane. Natwe mwakoze cyane turabashimira kandi n'utamuzadutumire tuzaza. Imvura igwa n'isubira. Murakoze. Abanyeshuri bakiranye neza barongera. Mwakoze. Namwe. Nshuti twe dutaramanye igitaramo cyacu cyo kuri mugoroba kigeze ku musozo reka mbashimire kuba mwabanye natwe. Tuzongera dutaramane kwa gatandatu utaha muramukeho Murotimana. Ngwena makamba ni muyakamba kambe kambuka hinda rudasukira umutani bose impinga ibyaye mwandahira guhunga ati rukukazi kubana rukurungira kigondo data umukondo nyaruzi yabihize iby'amagambo impirikanye yabigoga bino bisitari inka mu marembo kwa Sezibera nkuza ya kirima nama ruhanga ngerero nkota biguya rugina nyamurasira mu nkwaye inkomere zivuna bahizi inkongoro zikwita musabwa nyamu tawoka dawe muhaye warikaye niho yakwihogoza wihaye bisabo bicunda abarambiwe batashye rukukazi kubona rukurugira kigondo data umukondo nyanuzi yabihize iby'amagambo impirikanye yabigoga bino bisitari inka mu marembo kwa Sezibera aturi n'inkurankwa inkota biguye rugina nkomereza nkiko ya rugusha igitera ingabo zahariwe rwahama aturiye amacamba atanaza amateo arasha umwana mu marembo kwa Sendugura umuheto w'ikivurugutu wowe urashiva hejuru mu kivura nyamwinshi ingabo zaraye rubuni kirarukeri kiba mberukeri kiba rwagagariyo yaganje rwamigabo ya rugurura nyarubuga bagira ingondo atarundi ngonduri yabikwakwanyuri yabikora mu bishyimbo by'agashamba rinduri ivugiye ak'imitombo nagura wanze kwigira icyanango mbere kukazi kubona rukubirigira kigondo data umukondo nyanuzi yabihize iby'amagamba mpirikanye yabigoga bino bisitari inka mu marembo kwa Sezibera
aturiye amacamba ataraza amatere warashe umwana mu marembo kwa Sendugura umuheto w'ikivurugutu woroshe imvejuru mu kivura nyamwinshi ingabo zaraye rubunda aturi n'inkurakura yo mwirango barasutangane katanga rya bihizi ntigire igishenga ingabo zibyagiye isagara mwasemarora aterega ntiwirwaza rutenga urutoki ruyaga n'inkaka aturakonye bakwegura bagaraba ya murebya murandu kuranduje wa muranda ahurikiwe nyamudada barahirika ntutembe aturi inyogaruzi y'amageragere uroga amagaza amazi akugera mu ndura imisambi ya rwaserera baguhamagara nk'umwana ukitaba nk'abagabo kirarukera ikiba mberukera ikiba ikiraruko ukaziko mberuko ukaziko ubu ni ruko ukaziko ubu ni rukera ikiba Teruku ukaze kubona rukurungira kigondo data umukondo nyanuzi yabihizi by'imagamba ati mbe misambira gwasere hinda we nyaruyi kirarwa mu rwindi kirarukeri kiba mbe rukeri kiba